Ndagusuhuje cyane wowe wisanze ahangaha kuri Skillnet Rwanda. Aka kanya rero uyu munsi akantu ngiye kubigisha ni akantu k'ingenzi cyane ku bantu baba barimo bari kwiga training cyangwa se bari muri training y'icyongereza ya EF. Ndashaka kukwereka uburyo ki ushobora guhita ugaruka kuri test wari wayirenzeho ubundi ukongera ukagera gute ukayikora. Dore rero reka twihute twe gutinda. Iyo wamaze kugera kuri test rero urihuta ugatinjira muri account yawe, wamara kwihuta muri account yawe n'ubundi ukaza ukareba ahantu uri kwiga, bahita bakuzana n'undi ahangaha ku masomo wari uri kwiga. Uhita uzamuka rero, ikintu uhita ukora nta kindi, uhita uzamuka ugakora hariya kuri turiya turongo tungahe. Urabona ko uri kuri unit ya kangahe? Uri kuri unit ya kane muri level ya 8. Ukanda ahantu hari uturongo, wamara kuhakanda ugahita wihuta ukareba ukabona level zose wize uko zimeze, niba ari iya kane ya kangahe. Uhita ukanda ku karaga fresh kareba hirya, kareba haruguru, kureba haruguru, ukareba hirya, kandi nabo bagahita bakwereka amarevo yose. Sasa ukazamuka ureba mu marevo, ugahita umenya ahantu wahereye kuri level waturutseho, hanyuma ugahita ubona ko ugeze kuri level ya 8 kandi level ya 7 test yawe wagize gute, warayisimbutse. Nta kindi kintu uzahita ukora, uzahita uza ukande kuri ya level wagize gute, ya level wasimbutse. Numara kuyikandaho utegereze gatoya birodinge, makurodinga ati baza ngo continue studying. Nta kindi kintu uzahita ukora, uzakora ku continue studying, hanyuma bahita bakwereka ngo congratulations warangije iyi level nyine. Bahita uhita uzamuka scrollinga, uhita ubona ko hari level 6 test progress, ugahita uyikandaho n'ubundi ikarodinga. Byamara kurodinga bagahita bakuzanira test ukayikora. Ku muntu wayirenzeho rero ndagira ngo mbwire ngo wayikora nta kibazo. Yes, nk'uko ubibonye rero wayikora test. Ubundi nyine ikintu nagira ngo mubwire ni uko wabikora. Aha rero wisanze n'ahandi ni kuri Skillnet Rwanda, ishuri ry'abanyarwanda. Ndagira ngo mwigire ukande subscribe wiyandikishe, ubundi nkubwira ngo amasomo nakagaruka utuntu twakunaniye ahangaha niba ubona bigucanze gato utari kubibona neza, usubize inyuma gatoya urahita ubibona. Ubundi nkubwira ngo tuzahora muri video z'ubutaha ya Skillnet Rwanda, ishuri ry'abanyarwanda. Kwiyandikisha nakunuka na subscribe, share ndetse na like kugira ngo abandi nabo babimenye, bamenye ko ishuri rihari kandi ryatangiye. Ndabakunda, ciao ciao.